Yo, what's popping Kigali, what's popping Rwanda, what's popping everybody around the world. How you doing guys? Hope koma meze neza. byari mu masaha y'igicamunsi abantu ari urujya n'uruza bavuye mu tuzi dutandukanye ndetse rwose wabonaga yuko urujya n'uruza rwabaye rwinshi. Hanyuma abana ku kigo kimwe bari bavuye ku ishuri bari ahantu hamwe bategereje yuko ababyeyi babo baza kubafata, abandi bafite akandi gatsiko hirya bategereje yuko ubona ko ari abana baza gufatwa n'ababyeyi babo mu mamodoka. Rwose urabona ko bari abana bitandukanyije. Hanyuma bari kumwe n'umwana mugenzi wabo biganaga, wabonaga ko uwo mwana rwose atari mu rwego rwabo, yari umwana w'umukene wambaye inkweto icitse, wambaye imyenda icitse. Hanyuma inkweto zaje kumucikiraho urukweto rumwe ruva mu kirenge, hanyuma rumuvuyemo abandi bana bamukoreraho urugomo, baza kurutera umugeri. Umwana akirukanka ajya kurufata ariko bakongera bakarutera, ubona rwose ko bamukoreyeho urugomo. Na ba bandi bari hirya baraza bamukoreraho uruziga, akana kararira cyane gahita kirukanka. Ndabasuhuje, nitwa Ndayishimiye Rebecca, tugiye kuganira ku nkuru y'umwana utarigeze unyurwa n'ubuzima yari abanyemo na papa we, agahora yifuza, biza kumuviramo ikintu gikomeye cyane tubibona muri iyi nkuru, ndetse rwose bikabamo n'isomo ryo mu buzima. Iyi ni Marika Africa TV, tugiye kuganira ni karibu cyane. Abatari bakora subscribe ndabinginze mukande kuri iyo nzogera tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Akana karirutse cyane kagenda rwose ubona ko kashavuye, kariruka gakomeza imbere. Mu kubura amaso kabona papa wako yari umusaza usa n'ushaje cyane, yari atwaye zino rivani wabonaga ari nk'akamoto kamwe gatwara abantu mu bihugu byo hanze k'imyanya nk'itatu ibiri gutyo. Yari umusaza ukora uko ashoboye ngo umwana we yishime, ariko byari byaranze. Uwo musaza yaritegereje inyuma abona abana bashungereye umwana we, niko kwirukanka nawe asa n'ubatesha. Abo bana barirukanka baratatana. Yagarutse inyuma ngo arebe ko yafata umwana we akamushyira mu modoka cyangwa se muri ako kamoto akamutwara, ariko umwana yari yahinduye inzira yirukanka, cyane cyane ko ubwo buzima bukomeye yari abayemo yabushinjaga papa we, ariko umusaza ntako atari yaragize. Umwana yaratashye, ageze mu rugo ararakara cyane, yanga kuvugisha papa we, ariko umusaza akomeza gukora uko ashoboye kugira ngo umwana we azishime mu buzima. Umwana bwarakeye mu gitondo arongera aritegura asubira ku ishuri nk'ibisanzwe. Umusaza nawe niko yasubiye mu nzira yari arimo kugira ngo ajye agenda atwara abantu nyine na ka kamoto ke. Aragerageza arashakisha, akomeza kugerageza ubuzima uko bwije n'uko bukeye. Umwana nawe ariko akomeza yiga, agenda akura yigira imbere. Umunsi umwe umwana ari mu nzira ajya ku ishuri ahura na mugenzi we w'inshuti ye, umwana w'umuhungu wabonaga ko yamukunze. Aramusuhuza, baraganira. Umwana yabonye ari nk'ibintu bitangaje kuko abandi bana batamwikozaga, ndetse rwose no mu ishuri ntawashakaga kwicarana nawe, kuko wabonaga ko ryari ishuri cyangwa se ikigo cyigaho abana ubona bakomakomeye. We ukitegereza amaso y'inyuma ukabona yuko koko abayeho mu buzima bukomeye. Urebye imyenda yambaraga, igikapu yatwaragamo amakayi, inkweto, ndetse n'uko yagaragariraga amaso. Uwo mwana rero bari mu nzira bajya ku ishuri, aramuganiriza. Umwana ubona ko yishimye nawe agaruye ibyiringiro, niko kumutumira amubwira ati se ko mfite aniverseri ejo wazaza nawe ko ngutumiye? Umwana barakomeje bajya ku ishuri, aramwikiriza ku bukeye, afata inzira nawe ajya muri aniverseri ya mugenzi. Ntibyatinze yagezeyo asanga abandi bana nawe yatumiye. Urumva nk'umwana w'umunyeshuri yari yatumiye abanyeshuri bagenzi be n'abandi bana b'urubyiruko bangana. Umwana yaricaye aganira na bagenzi be, ndavuga wa mwana w'umuhungu wari ufite aniverseri. Noneho wa mwana w'umukobwa w'umukene akinjira, wabonaga ko yambaye imyenda nyine itandukanye n'iy'abandi, yari umukene mu rwego rugaragara pe. Yari yambaye utwenda dusanzwe, yambaye n'udukweto dusanzwe ubona wagira ngo turashaje tudukamambiri, afite n'agatelefone kariho amasiparadara gahambirije n'imigozi. Abandi bana bamubonye, harimo abana b'abakobwa bafite amasimatifone, buri wese ubona arimo gusikoringa, afite telefone nziza bafotora, amaselfi n'ibindi. Ako kana nyine ubona ko kagize ipfunwe,
nabo ubona ko bakabyaniraniye inzara, baraseka sinakubwira, bakutana mu biganza kwa kundi nyine ubona ko abantu bamusuzuguye. Barakomeza baramwitegereza, bamuvugaho amagambo, bamuhera hasi ku birenge bareba inkweto yambaye, utwenda tudashinga, ndetse bareba no hejuru mu ntoki agatelefone afite. Ariko wa mugenzi wabo wari wagize aniveriseri we amubonye, amukubise amaso aho aturutse mu muryango, abandi bamuhaye akato bamwimye n'aho yicara, waramuhamagara aramuzana aramusuhuza rwose, amwicaza n'iruhande rwe. wabonaga ko nta kintu bimubwiye, nta n'icyo yigeze abivugaho. Akomeza ikiganiro arabwira ati noneho mureke njye kubazanira icyo kunywa dukomeze twishime dukate na keke. Akigenda ba bana handi yari yamwicaje iruhande rwe baragenda bamusangayo, baramuteragana bamwambura ka gatelefone yari afite, bamusukaho n'ibyo bari barimo kunywa. Umwana ararira cyane arababara, ka gatelefone ke baragashwanyaguza. Bamaze kugashwanyaguza wa mwana asohoka yirukanka arira, ahita ataha mu rugo. Ukugera mu rugo yarakinguye abona papa we yari yahagowe, niwe yaturaga ibibazo. Kakana gatangira kumubwira ngo papa urabona urumva reba nyine ibintu byinshi abandi bana bafite, bakagenda murondorera ibyo bafite. Umusaza aramwenyura aramubwira ati mwana wanjye humura, uyu munsi bishobora kudakunda ariko ejo bizakunda, ihangane ni ukuri bizagenda biza ndagerageza. Umwana arikubita asa n'usohotse, aramubwira ati nutangurira telefone nk'iy'abandi bana ngo ngure n'imyenda myiza ntabwo rwose nzabyemera. Umubyeyi wabonaga ko ari mu zabukuru no gukora bigenda byanga kubera ko atari afite ahantu aparika. Abandi bajya bagira ahantu baparika nyine kuri arete bagategereza abagenzi aho ngaho, we ntaho yaparikaga, yagiraga aho yagira ngo aparika ku kamoto ke. Polisi yarazaga igahita imwirukana, agahora mu nzira gutyo ashakisha imibereho ariko ntacike intege. Ariko na wa mwana we ukabona kunyurwa rwose biri kure, cyangwa se kureba ubukene babayemo biri kure. Uko yazaga yabonanye abandi bana ikintu niko yahitaga ategeka se ko nawe agishaka. Umusaza yakomeje kugerageza aragerageza, ariko no kubona amafaranga yo kwishyura inzu byari bikomeye. Iyo umwana avuye ku ishuri araza asanga papa we yamutegereje, ahita amushyira muri ka kamoto ke amujyana ahandi hantu ubona hari inzu iri aho iruta gato cyane iyo bari babayemo, irimo ibikoresho biri aho bisanzwe. Umusaza aramubwira ati mwana wanjye rero nakwimuriye ahangaha kugira ngo nibura tuzajya uterwa ipfunwe n'ubuzima, cyangwa se abandi bana ngo batinye kuza kugusura wanga yuko nawe ukabitinya, wanga yuko wabona ubuzima bubi tubayemo. Umwana yaramwitegereza cyane amubwira ati papa. Rimwe umwana avuye ku ishuri nk'ibisanzwe asanga papa we yamutegereza, amushyira muri ka kamoto. Wabonaga rwose ko basa nk'abantu bimutse. Baragiye bageze mu nzu iri ahantu ubona hatuje hameze neza, ariko ubona ari inzu isanzwe isunze gato cyane iyo babagamo. Arambwira ati mwana wanjye muzanye hano kugira ngo ntuzongere kugira ipfunwe ryo kuzana bagenzi bawe ngo mwigire hano baze kugusura, cyangwa se ngo nawe nugira ahantu ujya uterwa isoni no kubaho uturutse ari ahantu habi cyane. Umwana n'agasuzuguro kenshi aramubwira ngo mbese ibi ngibi nibyo wabonye bishobora kumpesha ishema mu bandi. Umwana ubona ko yabisuzuguye, akubita urugi ahita agenda atiriwe anicara, ahita asubira ku ishuri. Umubyeyi yarababaye cyane ariko arihangana, azunguza umutwe ubona ko yabuze uko agira. Arangije arongera nawe afata inzira asubira mu kazi uwo mugoroba wose. Umubyeyi yaje gutaha ategereza ko umwana ataha, ariko araheba. Mu kajorojoro umwana aza gutaha n'umubabaro mwinshi ahita aryama. Yakundaga kwitegereza cyane ibyo abandi bana batunze, inzu batahamo, amamodoka bagendamo, ukabona arifuza kubaho bene ubwo buzima, ndetse rwose atewe isoni no kuba uwo nguwo ari papa we. Kandi umusaza mu by'ukuri ntako atagiraga kugira ngo umwana we yishime, nawe aterwe ishema no kuba afite umubyeyi umwe yari yarasigaranye. Umusaza yakomeje kugenda akorera udufaranga, ariko yizigama akora cyane, akajya ajya kuri interineti agasacinga, akareba cyangwa se ku magugo n'ahandi hose amasosho media, ahantu hose abona abapositinga utuntu tw'abakobwa, tuba inkweto, tuba imyenda, tuba ibyo kurya byiza, kugira ngo nawe azashimishe umwana we.
rimwe ari nimugoroba avuye muri ako kazi, umwana nawe yavuye ku ishuri, aragenda anyura ku karesitora bari baturanye, agura ibiryo bihwanye n'udufaranga duke yari yakuye muri ako kazi akora k'ubutasimeni niko nabyita. Arangije arataha bishyura uwo mwana, agenda yishimye amuhamagara aturuka kure, aramuhamagara aramubwira ati ngwino mwana wanjye nakuzaniye amafunguro meza kandi ndabizi uri buyakunde. Umwana yari acyambaye imyenda y'ishuri, arangije araza amuhereza ku gapfunyika kari karimo nakwita nka tekawe kari karimo ibyo biryo. Umwana yari kwitegereza n'agasuzuguro kenshi, arangije avuga ngo papa ibi ni byo biryo wandatishaga. Arangije ahita abikubita hasi arabimena. Umubyeyi n'agahinda kenshi arabyitegereza yibutsa amafaranga yari yakoreye kugira ngo abigure ko byamutwaye umunsi wose akora ataruhuka ndetse n'aho aparika atahafite. Arababara. Umwana yari yahise agenda ajya mu cyumba cye arakinga. Wa mubyeyi ahita atoragura bya biryo, mbega agahinda, arabitoragura kimwe ku kindi, arabitoragura. Arangije arongera abisubiza muri ya mverope cyangwa se muri ya tekawe, arongera arabijyana arabifungura. Uko bucya n'uko bwira niko umubyeyi yagendaga atezinga udufaranga, akagenda atumiza. Rimwe ukumva abantu barakomanga, ukabona umuntu arinjiye amuhereje ikintu akabika, akongera akamuhereza ikintu akabika. Mbega umubyeyi mwiza. Bisi yagendaga ahamagara, uko yahamagaraga agatanga komande y'ikintu, agakomandinga wenda nk'agasakoshi, ejo agakomandinga telefone nziza, ejo agakomandinga umwenda mwiza n'udukweto. Utwo yagendaga abona umwana we akunze cyangwa se nawe akabaza abandi babyeyi, utwo yabonaga tugezweho aratugura aratubika. Igihe kimwe ari nimugoroba arimo kugenda ajya mu kazi, abana batari bava ku mashuri, yafashe ka kamoto ke kuko bari bamwirukanye aho yaparikaga, agenda akajya yibuka bya bintu byose umwana we yamukoreye, akibuka ukuntu yamennye ibiryo, akibuka ukuntu yamuhunze cya gihe abandi bana barimo kumuzomera bamuvugiriza induru, akibuka ukuntu yagiye amushinja amakosa yose byamuguriye ntanyurwe nabyo. Umusaza yari atwaye, ibitekerezo byamurenze, muzehe Disi atangira kurira, amarira arashoka, ararira nk'umwana, ararira agahinda karamwica, agenda abitekerezaho. Ariko Disi akongera agakubita agatima kuri za komande yakomandingiye umwana we n'ibyo yamubikiye. Yaragiye arabibika nyine ntiyahita abimwereka. Yari yaramuguriye Disi udukweto twiza, amugurira agasaha, amugurira utwenda, amugurira n'ibitabo byiza, amugurira na smartphone nziza yari igezweho. Byo akabikubitaho agatima nabyo akumva agaruye ibyishimo. Ariko kandi akibaza ati se nimba umwana wanjye byo ntazabyanga. Arangije arakomeza aragenda. Disi sinzi ngo yari agiye he, abonaga ko yabugize agahinda, yabuze amerekezo. Noneho icyo gihe uwo mwana nawe yari ari mu nzira ataha, bagenzi be bari bamuhaye lisiti kubera ko yiganaga n'abana b'abakire nabibabwiye, bo bazaga kubafata. Noneho rero hari habaye ibirori ku ishuri ryabo bituma bataha batinze, bari mu nzira bataha muri iyo lisiti bamuhaye. Agiye kubonabona imbere hari ambutiyaje nyinshi ndende ituruka kure ikongera ikagera kure. Abona abantu barasakuza, abona abantu bavuye mu mamodoka barirukanka, n'abandi bagenzi bari kwirukanka bajya kureba ibibaye. Noneho we aguma mu modoka n'undi bari kumwe, yirirwa rwose abireba. Ariko abonye mugenzi we avuyemo agiye kureba, aravuga ati reka mvemo nanjye njye kureba ibyo abandi bashungereye, wasanga hari ikintu cyiza babonye cyangwa se hari n'ibindi byabaye, n'ubundi nta kimwirukanse njya mu rugo. Umwana yavuyemo akurikira abagenzi bagiye asanga polisi irahari ari nyinshi, amamodoka yaparitse. Mbega inkuru mbi. Wa musaza Disi kubera kubura kontorore no kujya mu kure mu bitekerezo, yaragiye mu mahuriro y'imihanda yambuka atarebye. Imodoka yari iturutse hirya iraza iramugonga ahita apfa. Umusaza Disi mu guhumeka akuka ka nyuma cyangwa se mu kubura amaso, yararebye abona mu baje gushungera hari harimo umukobwa we. Se wakwibaza ngo umukobwa we yabyifashe nabi. Yaraje nyine nk'uko nari mbibabwiye, arazaza aho abantu bari barabona nta sida yabaye. Mu kwigizayo abantu yegereye, oh my god, abona ni papa we wishwe n'iyo sida yabereye aho ngaho. Umwana yararize avuza induru, arasara, atangira kwibuka ibintu yagiye akorera papa we, atangira kwibuka ibintu byose uhereye mu bwana, yibuka ko atigeze anyurwa n'umunsi wa rimwe.
areba papa we disi yari arimo amucira amarenga, hari n'inka we yamwerekaga ati nutaha ureba aha naho urebe ibyo nakurikiye, cyangwa se wenda amusaba n'imbabazi mu rundi ruhande, kuko byose yamwerekaga amajeste abigaragaza, amusaba imbabazi ko atigeze wenda amuha ibyo yifuzaga mu gihe we yabishakaga. Umusaza ahumye ku mwuka wa nyuma ahita apfa mu gihe basaga nk'aho bamutereye nk'aho bakamujyanye kwa muganga, cyane ko imodoka yari yamugonze yari yahise igenda, wabonaga ko nta gikurikirana yagize, umusaza barapfuye. Umukobwa yibajije rero ubuzima agiye kubamo ari wenyine, atangira kugira agahinda, disi atangira guha agaciro umusaza ari uko yapfuye. Buriya nyabusa ikintu ukunda ujye ugiha agaciro kikiriho, cyangwa se umuntu ukunda ujye umuha agaciro akiriho, kubera yuko abantu benshi bamenya agaciro k'umuntu cyangwa se k'ikintu ari uko atakigifite cyangwa se ari uko atakimufite. Uwo mwana rero kutanyurwa kwe byaviriyemo umubyeyi we kuhasiga ubuzima kubera kumera nk'utaye umutwe akiroha mu modoka ari mu yindi, kandi nanone uwo mwana byamugize imfubyi. Bagenzi tujye twiga kunyurwa muri ubu buzima, kubera yuko ibintu byose bigira igeno, destiny yawe itari yagera, nta mpamvu zo kurashinga ubuzima ngo wumve yuko uko runaka abayeho ariko nawe ugomba kubaho, ngo wumve yuko uko runaka ibyo afite nawe aribyo ugomba kugira. Mu gusoza inkuru yacu reka mbashimire ko mwateze amatwi kandi mukatugaragariza yuko mudukunda. Murakoze, turabakunda.